Yes, reka twongere tubashimire mwese bakunzi ba Kamanzi Official. Tubifurize kugubwa neza aho buri wese aherereye. Dukomeje mu makuru yacu n'ibiganiro ku bukungu. Ntabwo ari ubukungu gusa ahubwo noneho turabagezaho inkuru zose ziri ngombwa zibafitiye umumaro cyangwa se zifite umumaro mu buzima bwa muntu cyangwa se muri societe y'abantu. Uyu mwanya rero tugarutse muri Pi Network nkuko bisanzwe, niyo tugiye kubabwiraho ku bibazo. Ubu bambajije noneho ibibazo bibiri mu butumwa muba mwarinyandikiye, ndebamo ubutumwa rusange butureba twese akaba ari bwo mbagezaho. Uyu munsi rero ndabasaba yuko abakurikira Kamanzi Official mwese mumfasha gusubiza uyu muntu ibibazo yambajije. Reka nsabe abadukurikiye batarakora subscribe kuyikora, abandi mukande kuri like, ikibazo ufite utwandikira muri comment, kandi ntuhweme gusangiza abandi iyi nkuru aribyo bita share cyangwa se sharing. Ariko hagati aho turamenyesha abantu bifuza gufungura YouTube channel ko tubafasha. Dufite equipe cyangwa se inzobere dufatanya mu kubikora. Jye ubabwira ntabwo nzi kubikora, hari ibyo nshoboye n'ibyo ntashoboye. Nko gufungura YouTube channel simbishoboye, ariko mfite abo dukorana babikora b'inzobere bakora ku kazi. Hanyuma abakeneye kuzamura YouTube channel zabo zikagera ku rwego bifuza, ibyo ngibyo byo mbigiramo uruhare cyangwa se nabibakorera muri aba mbere cyangwa aba kabiri. Abifuza kandi kunganira YouTube channel zabo nk'abakeneye ibiganiro kuri business, kuri politique, kuri entertainment, ku myemerere, ku buzima busanzwe, umuco, imibanire y'abantu n'abandi, izo content turazigira, tugutega amatwi, tukakumva, tukagufasha, tukafatanya mu kuzamura YouTube channel yawe. Si ibyo gusa ahubwo abifuza kugeza YouTube channel zabo kuri monetization cyangwa se monetize, abifuza ko YouTube channel zabo ziba monetize, turabafasha nabo. Hanyuma abakeneye kwamamaza business zabo, telefone ngizo murebe muri description cyangwa se aho ngaho kuri dashboard, hari igihe tuzishyira kuri dashboard murazibona. Ariko niyo twazibabwira ni 0783201418. Niba uri hanze y'u Rwanda ubanza kode ni guteranya 250 78 n'ibindi bijyanye na YouTube channel. Icyo wifuza kubikoraho duhamagare, tugufashe, dufatanye kandi tugere kure. Uyu mwanya rero tugiye gusoma ubutumwa bw'undi muntu watwandikiye, bigoye yuko wenda umuntu yamuha igisubizo akeneye cyangwa buri wese yifuza. Mumfashe kumusubiza nyamuna. Buriya iyo mwanditse muri comment mukamusubiza, ibi bintu ndagira ngo mubihe agaciro. Natangije umushinga cyangwa se igitekerezo cyo kubwira abantu ngo nimwandike muri comment icyo mutekereza. None ikintu gitangaje, ntago bandika muri comment ahubwo banyandikira inbox. Ariko ugasanga hari undi muntu wagira ngo uyu muntu wanyandikiye inbox, hakaba undi wanditse muri comment, ugasanga barajya guhuza cyangwa se wagira ngo umwe yamenye icyo ndatekereza. Nk'uyu muvandimwe hari message namwandikiye ndamubwira nti usome na comment cyangwa se comments urebe ibyo ko hari ibyo bavuze ku byo wambajije. Rero abanyandikira bo ni benshi, kuko mumbabarire mbanze sabe n'imbabazi, ntabwo message zose nzisoma bitewe n'ubwinshi bwazo kandi umwanya mfite ari mukeya. Hanyuma abarimo kunyandikira bansaba yuko duhura nk'abafasha mu mujyi wa Kigali, ntabwo nkirimo gukorera mu mujyi wa Kigali, ndimo gukorera mu ntara ubu ngubu
mu karere ka Nyagatare, mu mujyi wa Kigali mpaza rimwe na rimwe, ariko iyo udakurikira ibiganiro hano buri munsi cyangwa se ngo ukurikire ikiganiro ukirangize, iyo kibaye kinini gifata iminota 20, iyo kibaye gitoya ntikigeza ku minota 10. Rero iyo minota yose utayumvise, hari igihe utumva igisubizo wari ukeneye kandi cyatanzwe, ntuzajye undenganya. Ugasanga umuntu aranyandikira kuri WhatsApp ariko ntari busome izo WhatsApp zose. Ariko hari abantu bamaze kumenya yuko nababwiye yuko kugira ngo nsome message wanyandikiye, unyandikira direct message isanzwe SMS. Ababyubahirije nibo ngira nkabona ubu butumwa bwabo, hakaba abo mfatamo ubutumwa havuga ni ubutumwa ndabusangiza abadukurikira kubera ko mba mbwumvamo inyigisho. Natangije gahunda yo gusoma ubutumwa bw'abatwandikiye, ariko ubwo ngarura mu kiganiro ni ubutumwa rusange bufitiye twese umumaro, atari ubutumwa bw'umuntu ku giti cye. Hari abantuka, ntacyo mbintwaye, mukomeze akazi kanyu, niba hari inyungu mubibonamo fine, ariko ndeba nimwumva nzanye ubutumwa hano mujye mumenya ko ari ubutumwa rusange bushobora kutugira umumaro twese. Uyu munsi nandikiwe mu masaa 6, saa 7 zaburaga iminota 5. Nandikiwe n'umuntu ambwira ngo, ndibuka hari ikiganiro nigeze gukora nti niyo wanyandikira ariko ntumbwire izina ryawe. Ibi ndabishima cyane. Nuzanyandikira ambwira izina rye ntabwo nzarivuga, kereka nanyandikira ambwira ati rivuge. Ariko utambwiye ngo ndivuge ntabwo nzarivuga. Reka mvuge ubutumwa kuko ari bwo bw'ingenzi. Yanditse ati Kamanzi official, uyu nguyu anyita Kamanzi official. Ati Kamanzi official, ejo hari wanyandikiye arambwira ngo sinzongere gusoma ubutumwa ngo nseke, none nari nibagiwe mbikoze, reka niyumanganye. Yanyandikiye ati Kamanzi official, ubu ngiye kubusoma ariko ndagira icyo mbuvugaho maze kubusoma, nta comment mbukozeho, ahubwo comment ndayikora nyuma. Yanditse ati Kamanzi official, ndagusuhuje cyane, ntunyumve nabi kubyo ngiye kukubaza kandi unsubize rwose. Icyambere, kuki mu myaka 6 yose Pi Network imaze mwashyuhije abantu ibitekerezo kubera ifaranga ryayo, mujya muvuga ko rizagira agaciro k'amadolari 314,159 kuri Pi imwe. Mwumva muzahagarika ryari ayo makuru ataratanga umusaruro kugeza ubu? Hanyuma ko mubona Pi Network yateye benshi ururondogoro, wowe utekereza ko ufite irihe banga? Wowe utekereza ko ifite irihe banga? Ntabwo ari ngewe niyo. Utekereza ko ifite irihe banga? Unsubize udaciye hirya no hino by'abanyamakuru muba mwishakira views cyangwa mudashaka kuvugisha ukuri kubera politike mubamo mwibanga. Murakoze. Aha rero niho nasabye umusada. Ikibazo cya mbere arabaza ati kuki mu myaka 6 yose,
ubwo ngiye gutangira gusubiza, ngiye gusubiza ibyanjye uko mbyumva, ariko umbabarire nawe wumve iki kiganiro usubize, wandike muri komenti, umbabarire rwose wowe ukabyaraho. Reka nsubiremo ikibazo. Kuki mu myaka 6 yose icyambere, kuki mu myaka 6 yose Pi Network imaze mwashyuhije abantu ibitekerezo? Cyo ni icyambere. Kubera ifaranga ryayo mujya muvuga ko rizagira agaciro k'ibihumbi 300 k'amadolari, ibihumbi 314,159. Yabyanditse mu mibare ntabwo ari mu magambo. Kuri Pi imwe mwumva muzahagarika ryari? Icyo ni cya kabiri. Mwumva muzahagarika ryari ayo makuru ataratanga umusaruro kugeza ubu? Okay, reka nsubize icyambere. Ikibazo cyambere kirimo ibibazo bibiri. Ikibazo cyambere kiravuga ngo Pi imaze imyaka 6 mwashyuhije abantu ibitekerezo. Mu bantu bashyuhije abantu ibitekerezo, jewe ndidekaraye ntabwo ndimo. Je mvuga amakuru nasomye cyangwa nasesenguye cyangwa nakuye ku bandi bantu, ariko cyane cyane aturutse kuri ndavuga ku ya Pi Network, aturutse kuri Pi Network. Nshobora kuyasesengura nyakuye kuri Pi Network cyangwa nyakuye ku bindi binyamakuru byandika kuri Pi Network cyangwa bivuga kuri Pi Network, ariko ntabwo mbikora ngamije gushyushya abantu imitwe. Ikibazo cya kabiri, ko twavuze ko tujya tuvuga ko Pi ifite ifaranga rya Pi rizagira agaciro k'amadolari 310. Ibi ntabwo ngiye mvuga ngo izagira, ahubwo mvuga yuko handitse muri ecosystem za Pi Network ko Pi izagira ako gaciro. Muri make nge mvuga ibyo Pi yanditse, ariko seko nuvi ibintu biri mu kunshyira mu rubanza ra ntabwo mfite ukuntu nabihunga, nta kundi nabigenza. Noneho niba Pi Network yaranditse ityo, jewe nkavuga ibyo Pi Network yanditse, ikiba gisigaye ni ugutegereza ko Pi Network izashyira hanze ibyo yanditse itarasiba. Wowe umbajije iki kibazo nanjye ubivuga kuko nabibonye, wenda wowe ukaba utabibonye. Icyo nkurusha ni uko nabibonye hanyuma nkanabitangaza, ariko nawe nubwo wabyumvise ugaceceka ukabimbaza mwibanga, wenda nuko ariho ushobora kuvugira, nta handi ufite uvugira bigera kuri rubanda. Je kuko mafite nkeka ko ariyo mpamvu wambajije iki kibazo. Ikibazo kiravuga ngo bizageza ryari? Nanjye mere nkawe simbizi igihe bizagereza, ntegereje nk'uko utegereje, ahubwo ndagusaba yuko wamfasha nawe tugategerezanya, tugafatanya gutegereza ibyo Pi yanditse ko bizaba impamo. Mbabarire niba ntagushubije nk'uko wifuza, abandi badufashe kubisubiza uko babyumva, ariko dufatanye kugenda. Ariko kuki mutumva yuko nanjye mvunika buriye? Ubushize narababwiye ngo jewe naborotse Pi, mborotse Pi ibihumbi 2,513. Wowe uborotse zingahe? Ibi nabivugiraga ku bantu bajya hariya bakaryongora ntibamayininge, bakaryongora bafite n'udupayi dukeya. Nkavuga ni ibi bintu Pi Network ivuga biramutse bibaye impamo, ufite udupayi 100, jewe mfite ibihumbi 2,500 birenga, ubwo uracungira kuki? Je niyo naryongora, ndaryongora na Pi udupayi dukeya da twigiyeho imbere. Ariko wowe udafite n'udupayi 100 ukatinyuka ukantuka,
ibi bintu bibaye impamo wajya hehe koko? Ariko kuko ntafite igihamya cy'uko cy'igihe ibi bintu bizabera impamo, nyemerera afatanye nawe urugendo rwo gutegereza ko ibyo Payi yavuze bitaraba impamo, ahari igihe kimwe bizaba impamo, ariko icyo gihe wenda gishyize kera. Niyo mpamvu naziborotse imyaka 3 mvuga nti ibi bintu nibiba impamo, aka gaciro ndakabarira mu mamiliyari, ariko nibura ayo mamiliyari nyabare kuko mfite aho azava. Ariko wowe nunyibasira ukavuga ngo ndi umusa, kare hari uwanyandikiye murabibona muri comment ngo usibye kuba ari ibisazi tuvuga ngo nta kindi kirimo. Ari ibyo ntashobora kubabwira hano, ndabizigamye. Ubwo biri mu kibazo cya kabiri nkozwe n'isoni kubera ko ngiye kugisoma. Ikibazo cya kabiri yambajije guseka, reka nacyo ngisome ntasetse. Kiragira kiti: hanyuma ko tubona Pi Network yateye benshi ururondogoro, wowe utekereza ko ifite irihe banga? Unsubize udaciye hirya no hino by'abanyamakuru muba mwishakira views, cyangwa mudashaka kuvugisha ukuri kubera politike mubamo mwibanga. Murakoze. Umushatse naseka. Ari ibyo ntashobora kuba, reka mvugisha ukuri. Ngiye kuvugisha ukuri. Mu makuru mbabwira hari amakuru ntashobora kubabwira hano kubera politike. Umuntu n'umuntu mubi cyane, mubaya sana. Ariko uyu muntu ashobora kuba umuntu andenzeho. Uyu muntu bajije iki kibazo nagitinya, nagisomye nihanagura mu maso, reka n'ubu nongere nihanagure mugiye kugisubiza. Wa muntu umbajije iki kibazo ngiye kugusubirisha politike wambujije. Nkubwije ukuri yuko rwose hari ibyo ntashobora kuvugisha ukuri hano kubera politike twiberamo mwibanga. No, oya. Nk'ubu hari ibintu hano ntashobora kuvugisha ukuri, hari ibintu hano ntashobora kuvugisha ukuri sinongere kugenda mu muhanda kubera ko nkubwije ukuri, naba nkubwije ukuri ibintu utashakaga kumva ukampondagura umfashe. Ndishakira amahoro mwana kugenda nta muntu umfasheho. Ubu ngenda mu modoka nta muntu umenye ko ari ngewe. Ejo bundi hari umuntu wamvumbuye. N'ubwa kabiri gatatu. Umunsi umwe bamvumbuye mvuye Nyacyonga nsubiranya i Kigali nijoro. Umuntu yagize nzi ngo nibereye mu byanya ngo uyu ni wowe. Abaramvumbuye. Bwa kabiri nari ngeze mu kabuga ka Musha mvuye i Kigali nigira imuhira yentu Gatsibo. Umuntu aramvumbura yaviremo hafi ataragera mu kabuga ka Musha, ariko yagiye amenye. Bwa gatatu umuntu aherutse kumvumbura none kwa gatandatu mvuye i Kigali nigira imuhira, umuntu aramvumbura. Rero ibyo byose izo nshuro 3 mbabwiye zanteye ubwoba. Gemba numva nshaka kugenda nidegembya nta kibazo mfite. None ngusubirisha ukuri hanyuma muzamvumbure nagusubirishije ukuri. Oya, nzajya nshyiramo ka politike nkubwije ukuri kugira ngo kuri ngewe buke kabiri. Yes. Ubu kandi nkoze icyaha ubwo nkubwije ukuri. Nsoza iki kiganiro ndagira ngo nibwirire umupayonera ufite ubushake bw'icyamuzanye muri Payi.
ngiye kubabwira inkuru z'abantu babiri. Umuntu wa mbere yitwaga Ngondo. Hanyuma rero hari idini ntashaka kuvuga bafite indirimbo mu bitabo byabo by'indirimbo, harimo indirimbo ivuga ngo umpire ngo ndatahana ubusa. Noneho iyo bayiririmba ntabwo nyivuze mu ijwi ryayo mutabamenya, nubamenya birakureba, pfa kuba ntabavuze izina. Baririmba ngo umpire ngo ndatahana ubusa, wa wundi yumva ngo bavuga ngo ndatahana ubusa. Bagiye gusenga barahumiriza, aranyonyomba, arabacika, aragenda. Ba bandi bari bamuraritse yabasuye yaje batashye baramubona bati se byagenze bitati nabamenye. Ati mugatinyuka mukavuga ngo Imana ibahire, jewe Ngondo ntahana ubusa. Yari imyumvire ye, yumvise nabi ibyo baririmbaga. Hari abantu benshi hano muri Pi Network bumva ibintu nabi bakabishinja utarabizanye cyangwa uwo bitareba. Nk'uko uriya muntu yabishinjaga bamuraritse, kandi yakabaye ashyira ikosa ku wanditse indirimbo, cyangwa yabanje kumenya yuko ari indirimbo atari we bagambiriye. Uwa kabiri yitwaga Bugufi. Noneho bajya gusenga, nawe yagiye mu rusengero, bati mureke tubanze twicishe bugufi maze dusenge. Bahumirije, aranyonyomba, aragenda, ati ndabacitse, atahwi. Nuko aho batahiye bahumuye baramubura, aho batahiye bamusanga muhira, bati se Bugufi byagenze bite ko wagiye amateraniro atarangiye? Ati nabamenyesha, ati migambi yanyu ni mibisha, ati ntago muri ubuhoro, ati mwebwe muratinyuka mukajya gusenga mukavuga ngo mubanze munyicisha hanyuma, ati ati muhore gusenga, ati nabonye muhumirije, ati mbona ko ari amayeri murimo kwiga, ati ndabacika, ati burya ntago muzongera no kumbona. Bajyaho baramusobanurira bati ni ukwicisha bugufi mu mitima, ati ko umutima mutawushyizeho, ko mutawuvuze, ati nibyo tuba dusobanura. Kubimwumvisha byarabagoye. Ubwo sinjye hahera umugani, ariko ibyo si umugani, ahubwo ni ibitekerezo ni inkuru zabayeho. Muri Pi Network abantu benshi bafite ikibazo cy'imyumvire ya Pi ko ari agaciro k'ifaranga. Ntabwo ari byo. Pi ni ubuzima, ni urwego rw'imari, ni ubuzima bwiza bw'imiryango yacu bushingiye ku imari ishingiye ku ikoranabuhanga. Iyo rero uteruye agace kamwe kitwa agaciro k'ifaranga, kandi imari idakomoka mu ifaranga gusa, ahubwo ifaranga rishingiye ku byo dukora, ku mirimo, yaba serivisi cyangwa ibicuruzwa, ibi binyereka ko uyu muntu atarumva Pi Network icyo ari cyo. Ikintu nkora ni kimwe, ni ugukomeza nkahondoga, nkasobanura, nawe ukamfasha wowe utwumva, nkagusaba nti geza iki kiganiro ku bandi bantu kugeza bumvise Pi Network icyo ari cyo. Ariko iyo ibyo bidashobotse, ndakubwira nti nta kundi byagenda. Ubyaye ishyana ryonsa, ubuze uko agira yugumbiririkwe. Ndagumya ngo ufate ukuri, nkomeze ntyo kwigisha no guhoraho. Mu yandi magambo, nsoreje aho. Mugubwe neza, muhahe, muronke, mu mining Pi kuruta ibindi byose. Mwuzuza ibyangombwa ari byo bikurikira ku mininga. Mutegereze ari byo kwihangana kubyara akahebwe. Abavuze ko itazaba, none itangiye kubyara idolari rimwe no kurenzaho, hejuru y'ibitutsi. Ariko abantu baracyakomeje, nta kundi byagenda. Aba turi kumwe turagendana. Burya ngo uwo mutazahura muranyurana, anyura iburyo ukanyura ibumoso, mukanyurana kuko mutazahura. Ubu ntazagutesha igihe,
ikomereze mu rugendo rwawe. Ntegereje ubundi butumwa bw'abatwandikiye kuri iki kiganiro cyangwa se n'ibindi byabanje cyangwa se n'ibindi biri imbere atekereza. Urubuga ni urwanyu. Nukeneye gutanga ikiganiro hano mu ijwi rye bwitegewe ntarimo, tumuhaye karibu. Uzampamagare cyangwa se uzakora amajwi umbwira uti nkeneye ko iyi audio cyangwa iyi video uyuploadinga kuri channel ya Kamanzi Official. Nzabikora ninumva ijyanye n'umurongo dukoreraho, cyangwa se uzabanza umbaze uti mugendera kuwe murongo kugira ngo ntange ubutumwa. Amarembo arafunguye. Murakoze cyane, mugubwe neza, muhahe muronke kandi mukomeze gusangiza abandi aya makuru. Tuzamure iyi cyane ikomeze kudufasha muri uyu murongo wa cryptocurrency ndetse n'ubukungu muri rusange. Asante sana.